amatafari atumye niyo mpamvu yose yatangiye gusenyuka. Iki kintu wenda murabafasha iki kugira ngo wenda bongere amazu bayasubiremo ko bari bayishimiye? Murabafasha iki muyobozi? Murakoze cyane. Uretse n'abanyamakuru bakorera ibigo bikomeye bitandukanye bizwi hano mu Rwanda, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryemerera buri muturage ndetse n'undi munyamahanga wese utuye mu Rwanda kubona amakuru igihe yaba abyifuje. Ariko ibyo Visi Meya wa Musanze ushinzwe imibereho myiza yakoreye abanyamakuru batandukanye n'agahomamunwa ubwo bamubazaga ku kibazo cy'abasigajwe inyuma n'amateka bubakiwe amazu mu murenge wa Shingiro akaba amaze gusenyuka kandi hatarashira n'umwaka bayatashye. Bamwe mu babaga muri ayo mazu bakaba barasubiye kuba mu tuntu tw'utururi ndetse n'ibihuru babagamo mbere yo kubakirwa ayo mazu. Yahisemo kwikubura imbere ya kamera na mikoro z'abanyamakuru batandukanye arigendera ntacyo avuze kuri icyo kibazo, nyuma y'uko umunyamakuru amushimiye. Nawe yamushimiye by'amabura kindi kubera ko yari amaze kubona ko hashize umwanya munini arya iminwa imbere ya kamera ye ndetse na mikoro ye. Iyi video yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga nyinshi ndetse inasangizwa abantu benshi batandukanye. Kuri Twitter ahantu urubuga abayobozi benshi bahuriraho ndetse n'abaturage batanga ibitekerezo bisanzuye, yabaye ingingo yo kuganirwaho. Kuri WhatsApp naho mu magurupe atandukanye abantu baganiriramo bagiye babigarukaho. Iyi video nanjye nayifashe nyishyira kuri status yanjye ya WhatsApp. Nanditseho nti wenda Flash FM birashoboka ariko se na RBA ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru? Abantu bansubije amagambo akakaye, harimo abavuze bati uyu mugore ariho arakubita anazunguza amabuno yuzuyemo imisoro y'abaturage asuzugura abantu kuri bene aka kageni. Abandi bati abaturage ayobora baragowe n'ibindi byinshi. Nitwa Alani Claude Nzamurambaho, ndagushimiye udahwema gukurikira ibiganiro byacu hano ku Ishyo TV. Kuri ubu nyuma y'urujijo ndetse n'ururondogoro iyi video yateje, Minisitiri Gatabazi yagize icyo avuga ku byakozwe na Visi Meya wa Musanze. Nyuma y'imyitwarire yibajijweho na benshi y'umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Musanze yitwa Kamanzi Axela, ndetse nyuma akaza gutanga n'ibisobanuro, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yagize icyo abivugaho. Ibi byabaye ku wa mbere tariki ya 30 Gicurasi umwaka wa 2022 ubwo umunyamakuru wa Flash TV yamubazaga ku kibazo cy'amazu yatangiye gusenyuka ataramara igihe kuko yari yarubakishijwe amatafari atumye. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko hagikenewe gukomeza kubaka ubushobozi bw'abayobozi n'abakozi bo mu nzego z'ibanze. Mu butumwa yashyize kuri Twitter, Minisitiri Gatabazi yagize ati biradusaba gukomeza kubaka ubushobozi bw'abayobozi n'abakozi bo mu rwego rw'ibanze, capacity building, kugira ngo bamenye uburyo bukwiriye n'imyitwarire mu gukorana n'itangazamakuru, ariko tunabibutsa ko bafite inshingano zo gutanga amakuru nk'uko biteganywa n'amategeko. N'ubutumwa Gatabazi yashyize kuri Twitter ye, hanyuma abuherekesha ifoto iriho wa mudamu Visi Meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Musanze Axela Kamanzi. Iyi foto yari yashyizwe kuri Twitter na Flash TV. Uyu Visi Meya yagize icyo atangariza ikinyamakuru Igihe ku byamuvuzweho. Visi Meya Kamanzi Axela yagize ati nari ndi kuvugana n'abanyamakuru barenga hafi 10 bambazaga ibibazo birimo iby'igwingira n'imirire mibi mu bana bijyanye n'inama twari twahozemo. Mu gusoza rero nibwo umunyamakuru wa Flash FM yahise ambaza kiriya kibazo. Ako kanya nari ndi gutekereza ku bibazo by'igwingira, inda ziterwa abangavu n'ibindi. Akomeza agira ati mu by'ukuri sinahise ntekereza kuri cyo, ariko abanyamakuru n'abaturage bafite uburenganzira bwo guhabwa amakuru, ariko nubazwa afite uburenganzira bwo gutekereza ku byo agiye kuvuga kuko biba bigomba kuba ukuri. Impamvu ntahise nsubiza icyo kibazo nuko nahise ntekereza ku gisubizo ngiye kumuha kuko sinahawe umwanya wo gutekereza ku kibazo agiye kumbaza.
yambajije ikibazo ntafitiye igisubizo, mpitamo guceceka kugira ngo ntekereze ku byo nza kumusubiza. Abajijwe niba nyuma yaba yaragerageje cyangwa se akagaragaza ubushake mu gusubiza ikibazo yari yabajijwe, yagize ati ntabwo nashatse kongera kuvuga nanjye. Umunyamakuru wa Flash Umuhoza Honore we avuga ko yatunguwe nuko uwo muyobozi yitwaye akanga gusubiza ibyo abajijwe kandi biri mu nshingano ze, cyane ko yari asanzwe amusubiza. Yagize ati ni inkuru nari maze igihe nkurikirana y'abaturage bo muri Shingiro bubakiwe none amazu akaba yarasadutse yenda kubagwaho. Naramubajije araceceka, ntegereza igihe kitari munsi y'amasegonda 10 ndongera ndamubaza araceceka, mbonye bimeze bityo ndamushimira aragenda. Ibibazo by'aba baturage bo mu murenge wa Shingiro Kamanzi yavuze ko bakizi kandi bacumbikiwe mu baturanyi, mu gihe akarere kari gushaka uko kabonera igisubizo kirambye aba baturage batujwe mu murenge wa Shingiro, ariko amazu bubakiwe akaba amaze gusenyuka mu gihe ataramara igihe yubatswe. Yagize ati ikibazo cy'aba baturage turakizi, ni inzu ebyiri twarabubakiye, ariko nyuma yaho zubatswe haza gutenguka nazo zirasaduka. Ntabwo ari ibya kera kuko byabaye tariki ya 17 z'uku kwezi biturutse ku mvura nyinshi dufite iri kuduteza ibibazo n'ibiza. Bacumbikiwe mu baturanyi, turi gushaka uko bakwitabwaho, ariko tureba niba hasanwa na ziriya nzu cyangwa bubakirwa andi mazu. Ni nyuma rero yuko video y'uyu muyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ni vice mayor ashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Musanze, Axel Kamanzi, agaragaye imbere y'ibyuma bifata amajwi n'amashusho by'abanyamakuru yikubura akagenda, hanyuma bikaza guteza ururondogoro mu mbuga nkoranyambaga cyane kuko nyine ubu n'isi ya digital, ibintu birihuta ako kanya. Uyu mugore rero yaganira ikinyamakuru Igihe agira ibyo asubiza ku bijyanye n'imyitwarire yagaragaje, ndetse n'abantu benshi bagiye babitangaho ibitekerezo. Karinijabo kuri Primo Media Rwanda aganira na Bagabo yavuze ko nawe uyu mudamu atigeze amusubiza mu gihe cyose yashatse gukurikirana inkuru muri kariya karere, ariko Jado Max Ndibyariye usanzwe ari umunyamakuru kuri Kiss FM we yavuze ko agomba kuba yarafashe umwanya wo kubitekerezaho kuko asanzwe yaranakoze umwuga w'itangazamakuru mu bihe bitandukanye no mu bigo bitandukanye, azi neza icyo kuvuga aricyo ndetse no kubeshya aricyo. Ariko nanone ku rundi ruhande abantu bakavuga bati haba kuvuga ni igisubizo ndetse no kutavuga ni igisubizo, ariko kutavuga byo bikaba igisubizo kibi kuko urema ibitekerezo byinshi mu mitwe y'abagukurikiye bigendeye ku myitwarire baba bagusomyemo. Nibyo byinshi nyine abantu bagiye baganira, bamwe bati ariho arakubita akanazunguza amabuno yuzuyemo imisoro y'abaturage, abandi bati ariho arikubita buriya ntabuze umuntu wamushyize mu mwanya ukomeye, n'ibindi byinshi abantu bagiye batekereza ku myitwarire y'uyu mugore nyuma y'uko yanze gusubiza ikibazo abanyamakuru bamubajije. Ariko nk'uko tubibonye muri iyi nkuru yacu, Minisitiri Gatabazi akaba yabigarutse avuga ko hagikenewe kubaka ubushobozi bw'inzego z'ibanze, capacity building, ndetse no kubibutsa inshingano zabo z'uko gutanga amakuru no kumenyesha abaturage ibyo bakora ari itegeko rigomba kubahirizwa. Reka ngushimire wowe ufata umwanya wo gukurikira ibiganiro by'Ishyo TV. Ndi Alani Claude, reka tuzasubire mu biganiro n'amakuru yacu ataha. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde, ugire ubuzima buzima.